Jere mwana wanjye ujye ukora cyane ukunda umurimo ntukajya wanga akazi. Jya ukora cyane ukora iyo bwabaga kugira ngo uzatunge ibintu nk'ibyo mfite. Dore mfite amamodoka meza, amazu meza ahenze muri uwo mujyi ninjye mukire wa mbere urimo. Ese ubwo ibyo ntibigutera ishema? Aha yewe papa, erega n'ubundi byose ni iby'ubusa. Uzapfa ubinsigire njye ntarabiruhiye. Ako se papa nk'ubwo mu by'ukuri ko kumpoye iki? Avesha icecekere, ninjye ubizi ibyo nguhoye. Nawe uzabisobanukirwa kera. Ndakubwira ngo ukore cyane wangize ukambwa ngo niby'ubusa ngo nzapfa mbisige. Niko wambwa uba ari njye nawe umusore ninde? Urabona ari njye nawe umusore ninde? Nese papa, ubu koko ushatse kuvuga ko uri umusore kundusha. Reba wazanye iminkanyari mu maso. Ikindi kandi ukwiye kumenya papa, ikiyo imwavukiye rimwe iki kigenda ahaterera. Gareka ntabwo byabishobokeye. None se ubwo papa urumva ari njye nawe ahubwo ninde ukwiye gukora iyo bwabaga? Yewe mwana wa urazi se, nubwo mfite iminkanyari mu maso ariko ndacyari umukire kukurusha. Niyo mva ngombwira ngo kora cyane ukora iyo bwabaga, urebe ko nawe wajya ushitura ibyana. Uze sinjya nkuryana ibyana mu kabari cyangwa ahandi hose. Ikise batarebe iminkanyari nuko bareba ikofi mfite. Ubwo nawe rero nizere ko usobanukiwe. Gusa ikintu cyo nagushishikariza, jya ukora cyane ukora iyo bwabaga kugira ngo uzatunge amafaranga, kuko yanjye nawe nzaguha nzasigira. Mfite abagore benshi hanze, mfite abagore barenga 1000. Urabizi ko muri uyu mujyi basigaye banyita Salomo ari afite abagore 1001. Ubwo urumva ko nsigaje umugore umwe kugira ngo ntere ikirenge mu cya Salomo. Umva papa ceceka aho ngaho. Ubu se wakoze iyo bwabaga? Gukora iyo bwabaga no kujya gushaka abagore ugashaka abagore nabo n'umubare wabo utazi. Ceceka aho ngaho. Ahubwo unabimenye kuva nona ntuzambare mu bana bawe, ese nyiri umwana wawe. Iyo bwabaga akoze twabibonye ibyo wakoze n'ibyo. Jye nawe kuva uyu munsi turatandukanye. Uri serious? Mvavye rega njye ndiniga. Noroshye ibintu ubundi nkatampereza ubuzima bugakomeza tu. Aha yewe mwana wa, erega nanjye ndashona. Nubwo imyaka indenze ariko nanjye mba nshona tu. Ahubwo vye ibyo tubireke. Ahubwo ntiyigeze kumbwira ko muri ruganda rwawe uzama imigabane ingana 50% nawe ugasigana 50%. Birumvikana cyane mwana wanjye nzayiguha. Erega ntacyo nakwima. Gusa nzayiguha kuri kondisiyo izo ebyiri. Kondisiyo ya mbere nuko uzareka guteta uriya mukobwa mukamwiza kuko urabizi ko nanjye muteretse. Kondisiyo ya kabiri, ugiye gufata telefone yawe umuhamagare umubwire ko umwanga urunuka kugira ngo ubone 50% by'imigabane y'uruganda rwanjye. Urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera? Ariko papa ubundi turatse kwigora nta kuntu twabinyuza mu zindi nzira ushaka ariko nanjye nyine nkunguka. Aho nareba ubwo ubyemeye ibyo nkubwiye ngaho mbwira izo nzira zawe numve. Nyine papa urebye iriya migabane y'uruganda rwawe ushaka kumana ihagaze miliyoni 200. Oya ubu ngubu ihagaze miliyoni 232. None se papa muri izo miliyoni 232 bashaka kuzampa wamaye 500,000 nigurira amashini nkagenda nkayitereka ku muhanda nkajya ncuruza filime n'indirimbo, ariko nyine ukabyumva nkakomeza nkateta n'uriya mukobwa wa Mukamwiza. Nabyumva gute unyereye 200,000 nkakomeza nkateta uriya mukobwa wa Mukamwiza nawe ukagumana izo miliyoni zose, aricyo byaba bigutwaye? Ya baba burya narinzi ko mfite umuntu naho nta kintu mfite. Ubwo wemeye gutanga amafaranga angana kuri yose ku mukobwa? Sha woho none naribyaye ngo mwene Samusura avukana isunzu. Weho undenzeho. Shwipu. Nyine njye nakubwiye ko ndiniga noroshye ibintu ubundi ubuzima bugakomeza. Ahubwo mbwira niba uri mu 200,000 ubundi ukareka nkakomeza nkitetera uriya mukobwa Mukamwiza, ubundi wowe iyo migabane ihwanye na miliyoni 230 na zingahe ukabigumana, ariko ukandikira umukobwa ukama n'200,000 nkishingira nkagaseta ku muhanda nkajya ncuruza filime n'indirimbo. Hari ikindi ngusabye? Ubu ibyo bintu koko hari ubwo bikugoye? Umva reka nkubwira, aho kugira ngo ngurekere uriya mukobwa wa Mukamwiza ndaguha 100% by'uruganda rwanjye byose ubitware, ariko nawe ndekere uriya mukobwa. Ega papa njye ntabwo nshaka amafaranga yawe cyangwa se uruganda rwawe. Njye nta kindi nshaka, nishakira umukobwa wa Mukamwiza. Hari ikindi? No.